Murakoze kunyihanganira. Nizere ko turi kumvikana. Sabato nziza. Munyereke ko turi kumvikana, ubundi dutangire icyigisho cyacu kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Turakumva Rita. Murakoze. Muri kino gitondo rero tugiye kwiga nk'uko bisanzwe igitabo ubutumwa bwatoranyijwe volume ya kabiri. Tugeze ku cyigisho cya cumi na turarangiza icyigisho cya 14 turagisoza kuko mugenzi wacu gushize mashuri nkaho yasoje icyigisho cya 14, ariko hari akagingo gatoya turi busomeho kugira ngo tugisoze neza ubundi dutangire icyigisho cya 15. Reka rero tudatinze tangire icyigisho cyacu. Nk'uko bababwiye nitwa Rita Mukamusoni, ni igihe tugiye kubana muri kino cyigisho cya mbere. Kadushimire muvandimwe umaze kudusengera, noneho dusaba Imana kugira ngo akadusabira Imana umugisha kugira ngo dukoreshwe nayo kandi twumve icyo ishaka kutubwira muri iki cyigisho. Nk'uko nari mbabwiye rero ni icyigisho cya 14. Mugenzi wacu yagarukiye ahitwa umugabane wa 4, inama zigirwa abakozi. Inama zigirwa abakozi. Hari ijambo ry'ibanze kuri iki cyigisho ku mugabane wa 4 nk'uko bitubwiye ku nama zigirwa abakozi. Ijambo ry'ibanze urakoze gusharinga kugira ngo tubashe kujyana. Urakoze cyane. Reka dutangire ngo ubutumwa bwinshi bw'ingirakamaro bwabonetse mu dutabo twitwa notebook leaflet bwandikiwe abakozi b'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi by'umwihariko, kubera ko inama zimwe nk'izo zitabonetse mu bindi bitabo bya Ellen G. White byasohowe vuba. Ubu noneho ziboneka muri iki gitabo. Umusomyi azasanga ko ubu butumwa buvuga ko ku ngingo nyinshi zifite akamaro kihariye ku murimo ndetse no ku bantu bose beguriye gukoresha impano zabo mu murimo w'Imana. Muranyihanganira ndaba nkuyeho videwo. Reka dukomeze. Igice giheruka uyu mugabane w'iki gitabo cyandikiwe D.M. Cartwright, wari umukozi w'itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi, nyamara agahitamo kuva mu ngabo z'itorero ryasigaye. Izina rye rizwi na benshi muri twe. Yari umugabo wiringirwaga kandi agakundwa n'abayobozi ndetse n'abavugabutumwa b'abakorerabushake. Nyamara yemeye ko umutima we hinjira akabuto ko kutiringira no gusharira, maze kagakura kugeza ubwo amaherezo yaje kwitandukanya n'itorero. Nizere ko mukurikiye. Turi kumva igitekerezo cy'uyu muvandimwe witwaga D.M. Cartwright, waje kuva mu itorero ry'abasigaye. Turacyari ku ijambo ry'ibanze nyine. D.M. Cartwright yavuye mu itorero
inshuro eshatu agenda arigarukamo. Ellen G. White yagerageje kumukomeza inshuro nyinshi. Ubutumwa bumwe bwo kumwinginga buvugwa muri iki gice. Muri iki gice hazanakoreshwamo amagambo akomoka mu bundi butumwa bwinshi. Mu mwaka w'1889, D.M. Cartwright yitandukanyije burundu n'itorero ryasigaye. Ubutumwa bwo kwinginga yandikiwe buri ku iherezo ry'iki gice. Buri ku iherezo ry'iki gice bushobora gutera umudivantiste w'umunsi wa karindwi wese kongera kwisuzuma kandi agahungira mu Mana. Nibitaba bityo azagambanira umurimo w'Imana kandi arwanye umurimo Imana iri gukora mu isi. Ibi byanditswe n'abashinzwe kurinda inyandiko za Ellen G. White. Muri make batubwiraga ko dukwiriye kuba maso bitewe n'uyu muvandimwe Cartwright wavuye mu itorero, yakomeje kugenda arivamo agaruka, agenda arivamo agaruka, ariko yemereye ko umutima we utwarwa n'ibishuko, utwarwa wenda n'ibindi yumvaga ku ruhande. Nuko rero kuko yihaye satani aramutwara burundu. Dusabwa rero kuba maso. Nibitaba bityo ngo tuzagambanira umurimo w'Imana kandi turwanye n'umurimo Imana iri gukorera mu isi. Tube maso rero dusenga. Iki cyari agace karangiza icyigisho cya 14. Tugiye kwiga igice cya 15. Igice cya 15 kiratubwira ngo umuburo uzumvikana. Iki gice gifite utugingo 5, ariko kubw'igihe sinzi niba turi buturangize twose, ariko reka dukoreshe uko dushoboye tubashe ibyo Imana iri budushoboze kwiga uyu munsi nibyo turi bwige. Reka dutangire igice 15. Turi mu minsi iheruka amateka y'isi, kandi hari ubwo tudatangazwa n'ibyerekeye ubuhakanyi no kwanga ukuri. Ubu kutizera kwahindutse umurimo mwiza abantu bakora uberekeza ku kurimbuka k'ubugingo bwabo. Hari akaga gahoraho ko kwiyoberanya kw'ababwiriza bahagarara ku ruhimbi bafite imibereho ihabanye n'amagambo bavuga. Ibi bintu biriho, byakomeje kubaho. Icyo dusabwa ni uko dusaba Imana ikaduhindura mbere yo kugira ngo tujye guhagarara imbere y'abantu tuvuga amagambo adasa n'ibyo dukora, kuko ibikorwa byacu nibyo bivuga kurusha amagambo. Rero dukwiriye kuba maso tugasaba Imana ikaduhindura. Ko kwihana by'ukuri umuntu arahinduka, ibyo yakoraga byose bigahinduka, agasigara akunda ibyiza Imana ishaka. Nyamara ijwi ry'umuburo no gucyaha rizahora ryumvikana kugeza ku iherezo. Abantu bahamwa n'icyaha cyo kujya mu bikorwa batari bakwiriye kujyamo, iyo bacyashywe cyangwa bakagirwa inama binyuze mu bakozi bashyizweho n'Uwiteka, ntibazumvira ubutumwa kandi bazanga gukosorwa. Bazakomeza kwinangira nk'uko Farawo na Nebukadinezari babigenje, kugeza igihe Uwiteka azakuraho inzitwazo zabo maze imitima ikinangira. Imana iratureba, ikareba inzitwazo tugira cyane rwose, ugasanga inzitwazo zigiye zivaho, ariko tugakomeza kwinangira. Nidukomeza kumera gutyo, Imana izatureka burundu. Tuhawe icyitegererezo kuri Farawo na Nebukadinezari. Dukwiriye rero guca bugufi
izo nzitwazo twitwaza kugira dushaka ko ijambo ry'Imana ahari aba ari ryo ritwumvira aho kugira ngo twe turyumvire. Reka dukomeze. Ijambo ry'Uwiteka rizabageraho, ariko nibahitamo kutaryumva, Uwiteka azababaraho kurimbuka kwabo. Muri Yohana Umubatiza, Uwiteka yiteguriyemo intumwa yo gutegurira Umukiza inzira. Yagombaga kubwira abatuye isi ubuhamya budakebakeba, acyaha kandi arwanya icyaha. Igihe Luka avuga ku nshingano n'umurimo bya Yohana Umubatiza, aravuga ati, azagendera imbere yayo n'umwuka w'ububasha bwa Eliya, azasanganya imitima ya ba se n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ature ubwoko bwatoranijwe umwami Imana. Ibi tubisanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 17. Benshi mu bafarisayo n'abasadukayo baje kubatizwa umubatizo wa Yohana. Maze Yohana arababwira ati, mwa rubyaro rw'impiri mwe, ninde wabagiriye inama yo guhunga uburakari bw'Imana bwegereje? Nuko rero, nk'uko igiti cyera imbuto, aba ariko namwe mugira imigenzereze myiza yerekana ko mwihannye. Kandi ntimukirate muti turi bene Aburahamu. Erega ndahamya ko no muri aya mabuye Imana ibasha kuremamo bene Aburahamu. Ndetse n'ubu intorezo irabanguye kugira ngo iteme ibiti ibihereye ku mizi. Nuko rero igiti cyose kitera imbuto nziza kigiye gutemwa gitwikwe. Turagirwa inama yo guhinduka. Twe kwirata ngo turi mu itorero ry'Imana. Tuvuge ngo tujya ku isabato gusenga, turuka isabato. Kubyitirirwa ko duruka isabato kandi nayo tutayikomeza nk'uko Imana ibishaka, ntabwo bizadukiza. Abantu benshi bayobeye muri iki kintu, bumva ko isabato ubwo bayikurikiza bakaba wenda bamaze imyaka myinshi mu itorero bizabakiza. Ariko tubonye ko dukwiriye guhinduka tukera imbuto nziza, imbuto z'abihannye. Ibi ni byo tubwirwa. Naho ubundi Imana izatureka kuko twinangiye imitima, tukaba twaranje kumva ukuri nyakuri, ukuri kw'iki gihe, kugira ngo kuduhindure. Njyewe ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko nyuma yanjye hagiye kuza undusha ububasha, ntibinkwiriye no kumukuramo inkweto. We azababatirisha mwuka muziranenge n'umuriro. Dore afashe urufatiro ngo agosore impeke azihunike mu kigega, naho umurama awucanishe umuriro utazima. Ibi tubisanga muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 12. Reka dukomeze. Ijwi rya Yohana ryaranguruye nk'impanda. Inshingano yari yarahawe yari iyi ngo, menyesha abantu banjye ubwigomeke bwabo, bwira Abisiraheli ibyaha byabo. Iyo tubibona muri Yesaya 58 umurongo wa 1. Tubisanga muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ntiyari yarigishijwe n'abantu. Aha bari kuvuga Yohana Umubatiza, ngo abigisha be bari Imana n'ibyaremwe. Ariko hari hakenewe uwo gutegurira Kristo inzira wavugaga ashize amanga, kugira ngo
atume ijwi rye ryumvikana nk'iry'abahanuzi ba kera, ahamagarire ishyanga ryasubiye inyuma kwihana. Natwe turahamagarirwa kwihana. Twasubiye inyuma cyangwa ntituragatera intambwe tujya mbere. Nuko rero turahamagarirwa kwihana ibyaha byacu, duhinduke kugira ngo Yesu atwakire. Tugeze ku kagingo gakurikiyeho kavuga kati yumviswe n'abantu b'ingeri zose. Ese uyu ninde wumvishwe n'abantu b'ingeri zose? Ese akagingo ka mbere twari tumaze gusoma, umuburo uzumvikana, ko kavugaga iki? Katubwiraga ko umuburo uzagera ku bantu bose, nubwo bwose birengagiza ijambo ry'Imana, ariko umuburo uzabageraho, bawemere cyangwa bawange, bahitemo icyiza cyangwa ikibi. Yohana umubatiza niwe Imana yatumye kugira ngo abwire abantu bose ibyaha byabo, babatirishwe umubatizo we. Reka dukomeze akagingo gakurikiyeho, yumviswe n'abantu b'ingeri zose. Abantu bose bagiye mu butayu kumva Yohana umubatiza. Abarobyi batize n'abanyamusozi baturutse mu bihugu byari bikikije aho ndetse no mu turere twari hafi na kure. Abasirikare b'Abanyaroma bo mu rugo rwa Herode nabo baje kumwumva. Abayobozi b'ubwoko baje bitwaje inkota zabo kugira ngo bacecekeshe ikintu cyose cyateza imyivumbagatanyo cyangwa kwigomeka. Abasoresha b'abanyamwaga baturutse mu turere tuhakikije, kandi n'abagize urukiko rukuru rw'Abayahudi haturuka abatambyi bambaye umwenda wabo. Bose bategaga amatwi nk'abatwawe ibitekerezo, kandi baba abafarisayo, abasadukayo ndetse n'abakubanyi binangiye imitima bo muri icyo gihe, bose batahaga ihinyu bafite ryagiye kandi bafite imitima imenetse kubera gusobanukirwa n'ibyaha byabo. Tekereza, ese twebwe twumvise ijambo ry'Imana ridukora ku mutima rikatwemeza ko turi abanyabyaha? Twitekerezeho. Nta mpaka ndende bari bakijya, nta nyigisho zirimo ubucakura bari bakigisha, bakurikiranya ingingo bava ku ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. Nyamara imvugo nziza y'umwimerere yagaragariraga mu nteruro ngufi, buri jambo ryose rikajyana n'ukuri k'umuburo ukomeye watanzwe. Aba bantu nubwo wenda bamwe bageze aho ngaho mu batambyi bakinangira imitima, ariko ngo ijambo ry'Imana ryabakoraga ku mutima rikabemeza ibyaha byabo, bagaceceka, bamwe bakibaza ku byabo, abandi wenda Satani akongera akagaruka akaza akababwira ati ntacyo bitwaye. Ariko ukuri kwabaga kwamaze kubageraho, babaga bamaze kukumva. Kandi Yohana ntabwo yababwiraga amagambo menshi cyane, ahubwo yababwiraga interuro ngufiya, ibintu bitari byinshi cyane bibakora ku mutima. Yohana yabaga yicishije bugufi. Reka dukomeze. Ubutumwa bw'imbuzi bwa Yohana bwari bumeze nk'umuburo wahawe Ninive, ngo hasigaye iminsi 40 Ninive hakarimbuka. Ibyo tubisanga muri Yona igice cya 3 umurongo wa 4. Ab'i Ninive barihanye, bambaza Imana, maze Imana yemera kuyigarukira kwabo. Bari barahawe imyaka 40 y'imbabazi, aho muri iyo myaka bagombaga kugaragarizamo ukwihana kwabo nyakuri ndetse no kuva mu byaha byabo.
natwe nuko twahawe igihe kitarengwa dukwiriye kugaragaza ko twihannye twera imbuto z'abakwiriye ubwami bw'ijuru cyangwa imbuto z'abihannye koko. Nyamara Ninive yasubiye kuramya ibigirwamana maze ibyaha byabo birushaho kwimbika no kuba bibi cyane kurusha mbere. ngo nyamara Ninive yasubiye kuramya ibigirwamana maze ibyaha byabo birushaho kwimbika no kuba bibi cyane kurusha mbere, bitewe n'uko umucyo wari waraje ntiwakirwa. Tubonye icyatumye abantu b'i Ninive basubira mu bigirwamana byabo. Nubwo bihannye, Yona amaze kubaburira bakihana, Imana ikumva kwihana kwabo ntiyabarimbura. Murabyibuka ko byanababaje Yona, asa nkaho yavunikiye ubusa, ariko aba bantu ngo bahawe imyaka 40 yo kugaragaza kwihana kwabo, kugira ngo bahagaragaze guhinduka kwabo. Ariko ngo basubiye inyuma bajya mu bigirwamana, kuko wa muburo bahawe ntibigeze bawakira by'ukuri. Byabaye iby'akanya gatoya, ubundi bisubira mu bigirwamana byabo. Natwe rero nitutihana by'ukuri ngo dukomeze kugendera mu nzira y'ukuri twamenye, twihana by'ukuri ngo tumenye imbuto nziza, bigaragare yuko rwose twakiriye umuburo, Imana izatuvaho, izatureka. Reka dukomeze. Yohana yahamagariye abantu b'ingeri zose kwihana. Yabwiye abafarisayo n'abasadukayo ati, muhunge umujinya wenda gutera. Kuvuga ko muri urubyaro rwa Aburahamu ntacyo bibamariye na gato. Ibyo ntibizabahesha kugira amahame aboneye ndetse no kwera kw'imico. Nibyo navugaga, ibyo kwitwa ko turi abadivantisi, turi mu itorero ry'Imana, ibyo byonyine ntabwo natwe bishobora, ntacyo bitumariye. Ntabwo ushobora guhindura amahame yacu. Dukwiriye kugira amahame aboneye y'Uwiteka, ndeke tukera imbuto z'abihannye nk'uko nari nabavuze. Ngo bitambo mutamba nta gaciro bifite keretse gusa musobanukiwe n'uwo byerekezaho, ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mwatakubwe ku by'Imana ibasaba, maze mukurikiza ibitekerezo byanyu byangiritse, maze mutakaza ibyabarangaga byatumaga muba abana ba Aburahamu. Murabyumva mwese uko abayuda ba kera batekerezaga ko ari gupfuye kwitwa ko ari abana ba Aburahamu, bakumva ko ari byo bizatuma Imana ibemera. Ariko ahangaha Yohana arababuriye, natwe niko turi kuburirwa, kugira ngo duhinduke rwose kandi tumenye Yesu Kristo ko ari gukuraho ibyaha byacu kandi ari we ukwiye kutuyobora. Yohana yatunze urutoki ibitare byaho mu butayu bwijimye bwari bumukikije, byahuhagamo umuyaga, maze aravuga ati, erega ndahamya ko no muri aya mabuye Imana ibasha kuremamo bene Aburahamu. Ibi biboneka muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 9. Bigaragara yuko natwe nitumva umuburo Imana yaduhaye, kandi nitudakora umurimo Imana yadushinze wo kuburira isi nk'uko twahawe ukuri kose, ntabwo Imana izakomeza kutwiga cyangwa idukoresha ku ngufu. Ahubwo abantu bemeye ubutumwa bwiza izabahindura koko, aba ari bo bazakira cyangwa bazahabwa ubwami bwo mu ijuru.
Mm. uko kuri turi kwanga abandi bazakwemera, nabo bazakwemera ntibazahinduka abana b'Imana by'ukuri. Ntabwo dukwiriye kwita abana b'Imana mu gihe tudakora ibyo Imana ishaka. Ukora ibyo Imana ishaka niwe witwa kubona umwana w'Imana. Reka dukomeze. Yohana Umubatiza yarwanyije icyaha yeruye mu bantu bacishije bugufi ndetse no mu bo mu rwego rwo hejuru. Yabwiye ukuri abami n'ibikomangoma atitaye ko bari bumwumve cyangwa bakabisuzugura. Yavugaga yerekeje ku muntu ku giti cye kandi yeruye. Yacyashye abafarisayo babaga mu rukiko rukuru rw'Abayahudi kubera ko idini yabo yari ishingiye kwiyerekana atari kugira gukiranuka kujyana no kumvira nyakuri guturuka ku bushake. Yavuganye na Herode ibyerekeye kuba yaragize Herodiya umugore we ati, amategeko ntiyemera ko ubana nawe nk'umugore wawe. Yamubwiye ibyerekeye igihano cyari kuzaza ubwo Imana yari kuzacira umuntu wese urubanza hakurikijwe ibyo yakoze. Ese twebwe abavugabutumwa, ese tuvuga ukuri uko kuri? Ducyaha icyaha n'igisa nacyo, cyangwa tugira ubwoba bwo kubivuga kugira ngo tutagirirwa nabi, kugira ngo ahari tutamera nk'uko Yohana byamugendekeye? Ariko Yohana yari umuntu wari waritanze, wakundaga Imana, wakunze abanyabyaha nka we, ashaka kubaburira kugira ngo bahunge umujinya ugiye gutera. Natwe rero niko dukwiriye kumera. Aho yagiye kuburira Herode adafite ubwoba, ashize amanga, kandi yari umwami, amubwira ibibi yakoze, natwe nduko dukwiriye kujya mu bakomeye. Aho Imana izatwerekeza ari mu bakomeye, ari mu boroheje, tukemera kujyayo kugira ngo tuvugishe ukuri, ukuri kuko ariko kuzabatura buri muntu wese. Reka dukomeze, igihe ndabona kigiye kurangira, kugira ngo tubashe gusigana umwanya baba bagize ibibazo cyangwa inyunganizi. Abasoresha nabo bari baje kubatizwa baramubaza bati, mwigisha, twebwe se tubigenze dute? Tubibona muri Luka 3:12. Mbese yababwiye gusiga amazu basoresherezagamo, amazu bashoreserezamo? Oya, ahubwo yarababwiye ati, ntimugasoreshe ibirenze ibyo mwategetswe. Niba bari abasoresha, bagombaga kugira iminzani itariganya y'ukuri mu ntoki zabo. Bagombaga gukora impinduka muri ibyo bintu byarangwagamo uburiganya no kurenganya. Abasirikare nabo baramubaza bati, naho se twebwe bite? Yohana ati, ntimukagire uwo mwambura ibye cyangwa mumurege ibinyoma, ahubwo munyurwe n'ibihembo byanyu. Ibi tubisanga muri Luka 3:14. Ndabona ku bw'igihe bampaye tubashije kwiga utugingo tubiri gusa. Ariko aho twari tubonye ibya Yohana Umubatiza, ngo yumviswe n'abantu b'ingeri zose. Tubonye ko ari aboroheje n'abakomeye, tubonye ko ari abatuye mu misozi, ari abize n'abatize, abo bose baramusangaga bakumva ibyigisho ze, kwihana no guhinduka. Bose bamaye indi minota mikeya. Tubonye ko abantu bose yababuriye, n'aba ngaba basoresha ababwira ko batagomba gusoresha ibirenze. Ntiyababujije ntiyababwiye ngo bave mu kazi kabo,
ko gusoresha, ahubwo yababwiye ko bagomba gukoresha ukuri. Bagomba gukoresha ukuri ngo bagasoresha, ntibagasoresha ibirenze ibyo bategetswe. Abantu benshi bashaka inyungu nyinshi, abacuruzi benshi bashaka inyungu nyinshi kugira ngo babone ubutunzi bwinshi mu gihe gitoya. N'abakorera leta bagashaka kuba basoresha byinshi kugira ngo bimwe bijye mu isanduku ya leta, ibindi babyitwarire. Ahangaha turaburirwa. Tubonye ko n'abasirikare nabo basabaga uko babigenza, bagisha inama Yohana, arababwira ati ntimukarenganye abantu, ntimukake abantu ibyabo, ngo bagire bate, banyurwe n'ibyo bafite. Reka dukomeze turebe ko akagingo gasigaye ndabona atari karekare. Reka tugasome ngo inkota y'ukuri ikora umurimo. Kristo nawe yavugaga atunga urutoki buri tsinda ry'abantu. Yacyashye abatwazaga bagenzi babo igitugu. Abantu bari bafite irari ry'urwikekwe byateraga abantu benshi kuyoba, kandi bagatuma abandi benshi batuka Imana. Inkota y'ukuri yari yaragimbishijwe n'inzitwazo n'ibyo bibwiraga ko ari ukuri. Nyamara Kristo we yavugaga ibintu mu mazina yabyo nyakuri. Intorezo yari ibanguriwe ku mizi y'igiti. Yohana yerekanye ko imihango yose y'idini bakoraga baramya itashoboraga gukiza ishyanga ry'Abayahudi bitewe n'uko bwo kwizera batahanze amaso kandi ngo bakire ntama w'Imana nk'umukiza wabo. Umurimo nk'ubu n'ubutumwa nk'ubwo Yohana umurimo nk'uwo n'ubutumwa nk'ubwa Yohana uzakomeza gukorwa muri iyi minsi iheruka. Uwiteka yagiye aha ubwoko bwe ubutumwa abunyujije mu bakozi yatoranyije, kandi yifuza ko abantu bose bakumvira gucyahwa n'imiburo yohereza. Ubutumwa bwabanjirije umurimo umwana w'Imana yakoreye mu ruhame rwa benshi bwari ubu ngo basoresha nimwihane, bafarisayo namwe basadukayo nimwihane, ubwami bw'ijuru bwegereje. Ibi yari amagambo makeya kandi afite imbaraga nyinshi, arimo ukuri. Ibi tubona muri Matayo 3:2. Ubutumwa bwacu bugomba kuba ubutumwa bw'amahoro n'umutekano, nk'uko tubona mu rwa mbere rw'Abatesalonike 5:3. Nk'abantu bizera kugaruka kwa Kristo kuri hafi, dufite umurimo tugomba gukora n'ubutumwa tugomba kuvuga. Itegure gusanganira Imana yawe, nk'uko tubona muri Amosi 4:12. Tugomba kuzamura ibendera kandi tugatwara ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ari bwo amategeko y'Imana no kwizera Yesu. Reka turangirize kuri aka kagingo, nubwo bari bampaye kugeza 2:40, ariko za buri minota 2, ariko reka turangirize kuko ntago twatangira kandi ngo tukarangize. Reka ubutaha umuvandimwe uzakomeza azatangira ku butumwa bugenewe iki gihe, nibwo azatangiriraho. Tubonye ko muri aka kagingo ka nyuma inkota y'ukuri niyo ikora umurimo. Ukuri nubwo bwose kwahakanwa, nubwo bwose kwakwirengagizwa, ukuri kuzakora umurimo, kuzakora umurimo mu mitima y'abantu benshi. Ntabwo kuzatsindwa, kuzageraho nubwo abantu bazarenganywa bavuga ukuri, ariko bazagera aho ngaho ukuri gutsinde. Reka rero nk'uko Yesu yakoreshaga ukuri, nk'uko Yohana yakoreshaga ukuri, natwe abitwa ko turi abasigaye mu itorero ry'Imana kandi turi kujyana ijambo ry'Imana ku bantu, rero tubabwira ukuri. Ukuri niko kuzikorera umurimo gushorewe n'umwuka wera.
reka rero tudatinze, eh, niba hari abantu bagize ibibazo cyangwa inyunganizi bakagira icyo batwunguraho kurushaho, tubahe umwanya. Reka twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mana idukunda, Mana ishobora byose, muremyi wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo utwigishe ijambo ryawe, utwigishe ubushake bwawe, kandi uduhe n'umutima wo kwisuzuma bitewe n'ibyo tumaze kwigishwa nawe, bitume twisuzuma twebwe, twe kureba iby'abandi, ngo duhugire kureba iby'abandi ibyo bakora, ahubwo turebe ibyo twe dukora, imibereho yacu niba ihamanya n'ubushake bwawe. Uwiteka ukomeze kubana natwe kandi uduhe umugisha muri uyu munsi w'isabato. Turagushimiye kubwo waduhaye isabato kugira ngo twibuke ko ari wowe waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, kandi ko ari wowe udukura mu byaha. Nuko rero uduhe kwitanga, uduhe kwihana by'ukuri, kandi duhe kuguma kugendana nawe, ubwo amazina yacu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, uturinde ko yavamo data wo gusubira inyuma, wo gusubira mu byaha. Nuko rero komeza uyobore gahunda zose z'uyu munsi, dushyize mu biganza byawe. Uyobore buri muntu wese uri buze kuvugira aha ngaha n'abari aha bose, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.